Mbanje kubasuhuza mwese mukomeje gukurikirana gahunda za televiziyo ya Mega. Uyu ni wa mwanya nkuko mumaze kubimenyera wahariwe ikiganiro ni Generation Show. Nje mugiye kubana nawe muri kino kiganiro nitwa Uwamahoro Jamila. Muri studio zacu rero ntago turi twenyine, dufite umutumirwa watangira wibwira abantu bakurikirana. Murakoze cyane, amazina yanjye ni Umutoni Clarisse. Clarisse, watangira utubwira bimwe mu bintu baba ukora? Mu byo naba nkora rero ni umuziki nyarwanda wo mukunze kwita nko kuririmba indirimbo za kinyarwanda nka ziraza Kamariza, Cecile Kayirebwa n'izindi nk'izo zino bakoresha mu makwe. Clarisse, urakoze. Ese waba waramenye ryari ko ari impano? Mu by'ukuri rero namenye yuko mfite impano yo kuririmba ibi bya kinyarwanda mu mwaka w'ibihumbi 2012 ahari, nibwo nabyivumbuyemo muri makeya, ntangira kuzamuka buhoro buhoro nkaba ngeze ku ntera ngezeho ubu ngubu. Clarisse, tuvuye muri ibyo ngibyo, ukimara kumenya ko iyo ngiyo ari impano yawe, ese ni ikihe kintu kigaragarira buri muntu wese waba warakoze kugira ngo twemere neza ko iyo ari impano yawe? nkaba nabereka urugero se cyangwa nta kibazo nabwo urugero. Hari indirimbo rero ndakeka ari Cecile Kayirebwa yaririmbye, iyo bakunze kuririmbira bamwe ba nyampinga, uko niko mubita, iriya bita Tambuka Gikobwa. Reka nse nkubasogongezaho gatoya mwumve bimwe mu byo nkora. Tambuka Gikobwa, ranira iryo kamba wihesha agaciro mwana wanjye, indangagaciro z'umuco nyarwanda zizakubera iteme rigutembesha hirya hino yo mu mahanga. Ugerayo shenge uzaratire bose ibyiza by'u Rwanda, dore warahavukiye kandi nimubwira naheza nk'iwanyu. Murakoze cyane, urabizi cyane, ahubwo njye biranantangaje. Ese Clarisse, tuvuye mu byahangaha ku ishuri ho, watubwiye ko cyane cyane impano yawe iri hano ku ishuri ugerageza ukayizamura ndetse ukanayerekana. Ese tuvuye hano ku ishuri iwanyu ho byaba bimeze? Iwacu rero nk'uko Perezida Paul Kagame yabitubwiye ati ntimukicare rubyiruko, nanjye rero ntabwo nicara. Kugira ngo nubake urwambyaye ngerageza gukora repetition kugira ngo niteze imbere, ntazageraho wenda nararangije nkaba nabura icyo nkora, ariko uyu mwuga wanjye mfite uramfasha kuzamuka nkiri mutoya kandi nkazawukoresha no mu kwitunga kwanjye kwa buri munsi. Ntabwo nicara rero, urumva yuko ari ibintu bya buri munsi bimfasha kuzamuka kugira ngo niyubakire ejo heza hanjye. Kandi nta nubwo ari njyewe ubikora njyenyine, mfasha na bagenzi banjye biyumvamo impano nubwo batari baziyumvamo neza, ariko nkabafasha kwitinyuka bakagerageza kuba proud y'ibyabo, bakumva ko icyo bakoze kibavuye mu mbaraga aricyo gifite akamaro kurenza icyo undi muntu yagukorera. Ukora ibintu byiza cyane. Ese waba ujya ugerageza kujya mu marushanwa ukajya kurushanwa n'abandi? Ego, turarushanwa muri uno mwaka aho twitabiriye amarushanwa y'ibya traditionnel. Mu by'ukuri itorero ryacu rikaba ryaraje ku mwanya wa mbere. Urumva ko dufite intera. None se mu buzima busanzwe ubundi uretse iyo mpano yo kuririmba ugira gusa, haba hari ikindi kintu wiyumvamo cyane? Yego, usibye no kuba naba ndirimba ibi bya gihanga by'abanyarwanda, mfite imikino imwe n'imwe nkina nka netball cyangwa basket. Iyo mikino nayo ngerageza kuba nayikina kugira ngo niteze imbere. Si nibyo kandi nkora n'undi mwuga
w'ibijyanye n'ubunyamakuru. Nanjye mu by'ubunyamakuru ngerageza nabyo kubijyamo kuko numva ko bindimo. Ese tuvuye aho ngaho urabizi ko nta muntu ugikora ikintu atahuye n'imbogamizi zigiye zitandukanye, wowe haba hari imbogamizi ugenda uhura nazo? Yego, hari imbogamizi ngenda mpura nazo. Ntabwo wakora ikintu ngo ubure kuba wabura imbogamizi uhura nazo. Imbogamizi ya mbere ngira, urabona ngiye gusoza amashuri yanjye, urumva ko kuba nkiri mu ishuri ntabwo nkora nk'ibyo nagakoze ndi hanze nararangije, sibyo? Kuba nkiri kwiga rero nabyo hari ibyo ntakora kandi byakagombye gukora kandi kubera ko nkiri kwiga. Izindi mbogamizi rero mpura nazo, hano hari bagenzi banjye bitinya, nubwo ngerageza kubafasha ariko hari urubyiruko ruri kuzamuka ariko rukitinya, rutaba proud y'ibyarwo. Rero nabyo bitubera imbogamizi kubera ko nk'iyo ushaka nk'umuntu mwafatanya kugira ngo muzamuke ukaba wamubura, hari igihe nk'ibyo wari wifitemo washakaga kumuha ntibimfabusa, ugasanga hari amahirwe menshi ugiye utakaza. Uretse n'ibyo ngibyo hari ibintu byinshi iyo utagerageje kwerekana icyo ushoboye, hari byinshi ubura kandi by'ingirakamaro. Ese Clarisse, wumva nuba umuntu ukomeye wageze ku cyo wifuza, hari icyo uzamura abagabo bakitinya? Yego, nta nubwo ari ukuvuga ngo narabaye umuntu ukomeye. Ubu ngubu aho ngeze aha ngaha ntabwo nakavuze ngo narabaye umuntu ukomeye. Ubwanjye niyumva kuko ndi umuntu ukomeye. Mbere na mbere ni ukumva ko ushoboye, ibindi byose bisanye, sibyo? Mbere na mbere numvishe ko nkomeye, sibyo? Ubwanjye. Noneho rero gufasha bagenzi banjye byo narabitangiye. Umuntu wese yumvamo impano ndamufasha iyo yanyegereye, sibyo? Kandi ikindi ngerageza no gufasha abantu bari munsi yanjye kugerageza kuba bazamuka. Clarisse, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Iki ni cya kiganiro nk'uko mubimenyere cyane Generation Show, mwari kumwe nanjye Uwamahoro Jamila. Mwakoze.